bamujejeje akiri umwana mutoya. hari umurwayi wari ku kidendezi cyitwa Betesida, yarahamaze imyaka igihe kirekire, imyaka 38, kandi bamujejeje umwana mutoya. hari umurwayi wari ku kidendezi cyitwa Betesida, yarahamaze igihe kirekire, imyaka 38, kandi bamujejeje yakira umwana mutoya cyane. abandi barwayi barazaga bakabashyira muri icyo kidendezi maze bagakira. yareba hirya no hino akabura yareba hirya no hino akabura umutereramo. imbeho yari nyinshi yarahamusangaga, n'imvura yagwa ikahamusanga, n'izuba ryava ikahamusanga. abandi barwayi barazaga bakabashyira muri icyo kidendezi maze bagakira. yareba hirya no hino akabura umutereramo. imbeho yari nyinshi yarahamusangaga, n'imvura yagwa ikahamusanga, n'izuba ryava ikahamusanga. ahasanga uwo murwayi ababaye cyane. Yesu amubonye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. ati data ukunguku ndeba iyo abandi basheye babona baterera mu mazi, njyewe ngasigara. maze Yesu aramubaza ati Yesu ufite kwizera? aramubwira muri bwa butware bwe, aramubwira muri bwa bushobozi bwe, aramubwira muri kwa gukora kwe. ati iko rero uburiri bwawe wigendere. yesu we urashoboye. ni wowe wasuye umwana wa Yayiro. Yesu we urashoboye. yesu we urashoboye. wahaye umwana Hana mwami wanjye we urashoboye. yesu we urashoboye. wambukije